mwana vuga ngo umwana sheri vuga ngo umwana sheri wawe yaramukoze reka kumbwira ngo umwana yararembye atari hejuru yawe iyo utamvanira umwana ahangaha aba ameze ukunguko none ngo festa urinda avuga ngo urabibonye ubu ngubu uri kubona uko inda yabaye ndabibonye umugore kwa rugara abibonye usigaje nawe kugira ngo agutumbishe uturike uyu mugore karoga nicyo ukeneye ndabibonye ndekera umwana nshyira hejuru y'umwana uza kunshinyagurira umwana mva imbere ndabibonye ubonye iki icyo utabona ni igiki suba nyine icyo utabona ni igiki uyu mwangaro wose ntabwo ari wowe iyo ndekera umwana hano munsi hari ikibazo yari kugira ngo ariheze aravugira hejuru umamagaramo ikizi sho muvugana uje nta n'igiceri cy'icumi ufite bahe ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye ndashimira mwese mubana natwe umunsi kundi uyu munsi turi kumwe na Papa Fisto ndetse na Mama Fisto turi kumwe muri kano kanya Papa Fisto nawe murabona ko ari kumwe na mama wase yaje kureba umwana uko ameze ni byinshi byabaye ndetse biba bibi cyane kurusha nuko mbere byari bimeze kuri uyu munsi Papa Fisto yaje kureba umwana ngo arebe uko ameze ndetse na mama wase yemeye kumumwereka ariko mu buryo tumubonye Fisto yararembye kandi cyane mu buryo bugaragara ni ibintu bigaragarira amaso nimuza kumubona muraza kubuza kubyibonera ariko reka mbahe ikaze hanyuma tuganire twumve na Papa Fisto niba ikimuzanye ari ikiri budufashe cyangwa ari ikiri bugira icyo gihindura ku burwayi bw'umwana. Papa Fisto umeze ute? meze neza Keza narinda aho gakeya ariko inkuru ya Fisto yuko arwaye narinyize nuko navuze nereka nzi ndebe uko ameze ariko ni ibintu niserenda bibo Mama Fisto yararembye pe fasha gutya Fisto yararembye ubwenge babwayo byeke ntabwo byabura ubwenge babwayo nabonye Fisto yararembye uko mu makuru nari afite ndabona ariko bimeze nekereza ko ari kwibonye niko mbibonye ubu ngubu ni ukuvuga ngo ku mugoroba iyo bigeze nirirwa nicaye hano nkarambura matera nkayiryama mu buriri niko arara urumva uku munda ariko nta nubwo namurenganya urabona uko inda yisigaye ingana urumva ukoraho akakubwira ngo ndatonekara urumva ko rero ahubwo nuko ari umuntu nuko yari umusore ubundi ari umuntu ukuze ntabwo yaba agejeje iki gihe kitageze ntabwo yaba kikigejejeho Fisto uhamagara ngo Fisto cyangwa uri kugira ngo mwuke inabi Fisto njye nabonaga ko ari kubyumva gutyo gusa umwana yararembye mwana vuga ngo umwana sheri wawe yaramukoze reka kumbwira ngo umwana yararembye atari hejuru yawe iyo utamvanira umwana ahangaha aba ameze ukunguko none ngo festa kandi mbere cyagihe Fisto kirwaruza kumutwara ntabwo ariko yari ameze nanda nini yari afite indari cyana ibi ngibi byaje nyuma uburozi nyine ndabugomeza bugenda bukura dore buri kugenda bukura nta kundi cyari kongenda yongeramo n'ibindi wabwirwa n'iki kuko Fisto nagaruko yari ameze yari afite inda bisanzwe ariko reba ukurya inda igenda yifura urabona kandi kuko mu kiganiro umva mbabwire muramekuye ntabwo mubuze byose ndabona muri kunkora mu nda munkoze mu nda aradupfanye none se mu by'ukuri kureba uko ameze gusa ariko usika mugore yakwahagije koko none se nkubaze nta kuntu meze ngo ngire uko mbigenza nta mafaranga nawe ukina umeze nabi ngo nguki ukina umeze nabi rwose nta kuntu nanjye nimereye uragira ngo nkurishe se utwo nari mfite nadusigiye mu rugo ngo ndebe ko abandi bana nabo baramuka ukaba uje hano kumara ikizi nanjye kubera ko Fisto ameze kugira ngo atazapfa namubonye rwose
nkawe ako uziko reka nkubaze uziko nk'iki ngiki umuntu atakwirirwa avuga ngo arakivuza nimba nani niboneye n'ibivuza umwana wanjye uziko n'uyu mugabo nawe bamurangije neza burundu kuri mugore yabivuze kuvuza rero hari ubundi ukuntu wabigenza ko ikiguzi nje kureba ukuntu wabigenza kuvuza waba ugize neza mbabarira nta kuntu umeze nabi n'ubundi ubushize waranze nanga kukwinjiza mbabarira sinshaka kurwana nawe hejuru y'umwana wanjye ariko bwa Fisito ngomba kwinjira nkareba uko ameze ntabwo wabura kutamunyereka byari bikwiye ntazi wabwa kunyereka umwana wanjye koko uzumuzaniye ikize umva rega bukena buracyari bwa bundi ntaye biranga bikanyukama n'umugore nashatse ngira ngo ibisa ninde yabikoze nyine ibi ninde yabikoze ngira ngo ubona ukuntu mbese waraje urumva waraje urangije ahubwo uza ushaka kuneza umwangaro none uyu niwo mwangaro nzaniye none uraje ngo Fisito ngo rero ngo ndabona umwana dupfa hanyuma se nyine nkubaza akabazo k'amatsiko ko wari wavuze ko tugomba gushaka ukuntu tuvuza umwana uraje ndamukweretse utereyeho utwatsi ngo ngewe nta kintu mfite ngo umuntu wese nabura ko hari udufaranga umugore amfite yagiye kumpankara uko tubigenza umuntu yakora ibintu nk'ibi agatanga n'amafaranga umuntu yankorera ibintu nk'ibi akaguha n'amafaranga kugira ngo avuze umuntu ubu se wayamuhereye iki abantu babana hari icyo bakingana naraye maye nibumbikiye gutya n'iki uskuri kunera isereri ikibazo yendo kizakimura ariko usko numva nagufatika ngo icyo cyafite kimubwiye ntacyo nkakurisha nawe wahise ngo ngaho jya kumureba uko genda ukuri nyine ujya kumureba ubwo ndabaye uze ngo nta mafaranga ufite ubu nta kintu uzanye amafaranga mfite rwose ariko yenda ubwo mubonye ese wamfasha urasenga wamfasha nyine reka nkubwire wamfasha sibyo ukareka kumereza umwana umwuka kuko n'ubundi uje gutera iseseme ntabwo mwegereye nagiye kure kuko ndabona arembye cyane n'uru rusaku nta kintu rumarira ntabwo tuganira ku ndembe gutya aha nta serumu ihari sibyo ngo wenda ngo tuvuge ngo hari serumu uri kumwongerera amaraso yego nakubwiye yuko ngira n'icyo mbona nkakimuha akaruka nawe uje kundukaho n'amagambo gusa genda wigumanire uburozi bwawe n'umugore wawe undekere umwana nta n'amajwi yawe nkeneye uswi umugabo ari isereri ntareke na fanta nazana na beterave n'isukari n'inanasi kubyitekera ndabizi nubwo mbimuha yasomaho nkabona arabigaruye izana meke se wambobowe kwirirwa uri kurindagira aho ngaho gusa nuko kubona ugenda uzunguza icyanwa mu ese ubu ngubu hari abandi bantu bakubona bakabona babonye umugabo nyine ndakubaza aho ugenda mu muhanda ubu hari abandi bagore bakubona barangiza bakavuga ngo babonye umugabo bakurikiza favori bakavuga ati dore umugabo ahangaha wambaye wihishire wambaye ipasi wateye wambaye ishati wateye ipasi n'ipantaro y'itise warangiza ukavuga ngo uri umugabo ugenda genda uzunguza wabonye cyane ashatse washaka umugore nk'uri ukagira ubwenge koko n'ibitekerezo ntabyo rwose yarabyiganye none ubwenge nubwo kuba imfura yawe igucitse waba urebye ibintu nkore y'umwana yatumye n'umwana wawe nta kintu umarira hari icyo utabona se ke muri make hari icyo utabona ejo bundi nziwe urumva naramubajije niko nzi ko uhora uniha ukaba uvuga ko ufite ubushobozi nawe nabikubwiye ariko ufite ubushobozi bwo kuba uri buvuze umwana ngo ngo nta kibazo ngo ndagenda ngo nshakishe ngo mu nshuti ngo n'abavandimwe none ukubise umwana ijisho wumvishije umuntu ihari kuniha umugore nimba yagutekeye ibiki ntabwo mbizi n'ibyo yagutekeye ukagenda ugatumuka ukangara uraje ngewe rero nta kintu mfite nta n'ikinyomoro uzanye cyo kongera amaraso ngewe rero kibanze kwa Rwanda ngarako ko umwana ameze ureba iki se kareba ibaye urarebye nyemeje kureba urwo napfushije
urwo mumfushirije nabwo bigaragara ko utemeye ko yakubwiye ko arwaye nabyemeye noneho rwose wabyemeye aho ubyemere se ukoze iki umva nuko nta bushobozi mba ngikoze ariko bwagenda wirindagiranire nyine n'iriya mbibi uriya ntabwo nkeneye no kumubona sinkeneye no kumubona sinamukeneye uriya mutungo ukagira ubwenge koko ubu se yagiye kwirahura huramuriro kugira ngo ugende bite nari mbizi ubundi se ntabwo nahahingutse mbona muri sheri ishusho biga mbagira ngo ndebe ko bwaca kabiri uri mu mitoma nyine papa Kristo ukuntu nagutekerezaga numvaga uri bukore iyo bwa cyakoze nkubwire uri umubyeyi gito igihe wamemukiye kirahagije ibyo wankoreye birahagije ariko ibi byo none finali kunjyanira umwana akagaruka ameze uko katuzi dushaka uburyo twashaka ubufasha cyenda agashaka uburiro ushake ubufasha si bushaka hehe nyine aho bushaka ni hehe turareba buriya babuze no musiti zawe z'abagabo bagenzi bawe koko uvuga ati ngwaje umwana mu ngo reka ngo shaka ubufasha ngo iki bashaka kabone turebe ibyo wambabarira ukamvana n'indobo nyine wambabarira ukankurira idobora ahangaha ukigendera katuzarebe icyo turavana ariko Kristo nagira icyawe ariko Kristo wararembye ndabibonye urabibonye umugore barajyana ntabwo nabyemera umwana wanjye urabibonye se nkubaze urinda wavuga ngo urabibonye ubu ngubu uri kubibona uri kubona uko inda yabaye ndabibonye umugore ko arugara ndabibonye usigaje nawe kugira ngo agutumbishe uturike uyu mugore karoga nicyo ukeneye ngo ndabibonye ndekera umwana nshyira hejuru y'umwana uza kunshinyagurira umwana mva imbere ndabibonye ubonye iki icyo utabona ni igiki suba nyine icyo utabona ni igiki uyu mwangaro wose ntabwo ari wowe iyo ndekera umwana hano mu nzu hari ikibazo yari kugira si murebe ibintu mukora si urebe ibintu ukora ibi byose biri ku mutwe wawe ngaho mbabarira sibyo nyine mbabarira nimba hari ikiro cy'isukari wazanye nimba hari beterave wazanye wenda n'inanasi ubimereze nimba ntabyo wazanye ngo ubone urenga reka ejo nzareba uko tuzabigenza buriya turebe uko twabikora umuntu w'umugabo se ko wongera ukicara ejo hawe ntabwo wajya hagera naringiye nyine ko ndaba uri kongera ukicara nyine naringiye ariko ndavuga ni umuntu w'umugabo urabitabita n'urutwe gusa tu ngiye kureba umwana warembye ngiye kureba umwana umugore wanjye yahemukiye ukaza ubitabita n'urutwe ariko kibanze kwa kwanza ngareba uko umwana ameze ariko ndamubonye abagabo baragwira ndamubonye yesu ubyibuze nta n'ibihumbi 10 wazanye no mu mufuka ngo uvuga ati byibuze bamugura ako gafu k'isukari bamugura ako gafu n'isukari wa muntu nari nyafitanye asigira abana bo mu rugo ngo nabo baramuke ikigozi hanyuma se waruhaje kwamara iki nanje kure ko mfite nari masige mbese bakuhaye kagikumbi ni kagikumbi warije najyaga mbyumva ariko nari nyafite nyasigiye umwana uyu se ntago ari umwana ntago avukiye amezi 9 ntago ari imfura yawe ntago ari wabanje kwitwa ngo urabyara ni ukwihangana ndamubonye buriya tuzarebe uko bimeze kareba ibaye cyangwa urebe inzara zigira Kristo ihangane mama ihangane nasize ubwo abagabo yari yagiye gufasha gusa ngiye nimba uziseke nimba Imana yari imbabariye Fisto akava hano ari agakira Fisto nibwo namubwira ubu nta mwuka mfite nta n'ikintu nabasha kumubwira nta n'icyo yumva warakubwira ati mama we ati ndumva mfuye mama we se Fisto sinugutaka ntajya narekera yego mana nuko turara rwose urumva hari n'ikintu nyikorera se ubu se wasiga umuntu nk'uyu nguyu mu nzu usibye buriya nafashe umujinya n'iriya mbwakazi y'umugore nkavuganire reka njye kureba n'uyu nguyu yitwa ngo yaraje ngo barambwiye ngo ibi nibi aragiye aturamye we yibagirwa n'umwana wanjye yakuye mu nzu nta n'ikibazo afite ngo ajye kumufasha ngo gukora ibiraka n'icyo amukuye mu ishuri
reba ibyo bankoreye buriya ibisazi biba bimfashe nkahita ngenda nk'umusazi ko rero wamfasha rwose nimbabazi ngusabye makuru amakuru ariko umugore akwemera umugore wambwiye ko yakwemereye ko ari we wakoze ibi cyane rwose ambwira yuko ahubwo atanakira ariko byanga bikure sibe Imana ntago yakira yaravuze ngo ntabwo yazakira ntago ari Imana ariko mwihorere kubera iriya minsi nyine yaramushyize hariya ku kirago buriya ni ukuvuga ngo n'ubundi yamumaye yararangije kumwuzuriza yararangije kumwuzuriza buriya niyo mpamvu yavuze yuko atakira keretse wampa amafaranga banyatse naho gukira bajya bavuga ngo uroga si urogora uroga si urogora Uwiteka arabizi yuko Uwiteka arabizi ko atamekesha amaboko kuko aho navuye na Fiston niwe uhazi aho navuye ni kure pe ni n'inkuru nashaka kongera ngo subiremo hanyuma Uwiteka niwe ndi kuragiza umwana wanjye amurinde kandi yeze amaraso ye ayatunganye naho ibindi nk'uyu nguyu uje yikubita rwose azunguza amapantaro azunguza na favore z'ibyanwa ngo ngewe ndaje ngo nje kureba umwana wageze mu rugo wanjye wabonye ndi henge aho uri se harandeba hari aho ndi koko nyine aho uri harandeba rimwe najya nkubwira sinabwira n'undi aho ndi keretse ahubwo keretse akunigiye akakujwigiriza nibwo yabyumva ese uribuka nkubwira ngo ndatwita ukambwira ngo ngende nirwarize nawe akira genda wirwarize genda urwaze n'irasasu yawe siyo wahisemo se wagakecuru we nshinguka imbere ese undi ninde wishyura inzu usibye ko yambwiye ko mwayiguze nyine ninde wishyura inzu buriya uriya mugore niwe uyishyura wajya ugenda wangare nyine umwangaro wangaye usigiye umwana mu nzu ngo ugiye gupagasa warapagashije nyine dore nanjye mwarampagashirije dore amapagaso mwampagashirije ngaho ndayicaranye mwarakoze nimwihangane ni ukwihangana uretse kwihangana nta ijambo kwihangana pe kwihangana ijambo ndumva yenda ijambo riheza aravugira hehe amagara ejo tuvugane umamagaramo ikizi amagara ejo tuvugane ku bya Fiston uretse kwihangana na ijambo sho muvugana uje nta n'igiceri cy'icumu ufite ngo ejo uzamamagara tuvugane uzayamuhereza se ejo ngaho genda wiyangarire nk'umwangaro baguteje yewe kaga karagwira ejo nzaza ubu se kujuzanya iki nyine kujuzanya iki aha reka ndeke kwisakuririza umwana ni ukukubona gusa vuga ngo muramuke neza Uwiteka barinde kuko n'urwo nikoreye ntabwo rworoshye mbega ariko narabikubwiye sinabikubwiye kuriya yemera ngo yewe ngo ndashaka amafaranga ngo ndashaka n'inshuti n'abavandimwe ese nimba yagiye kuza kureba umwana siko umwana yarembye nanashake n'izo nshuti n'abavandimwe bababwira ati ngiye gusura umwana reka nshake na 5 byibuze minguka imbere y'umwana ubwo wambwira ngo ni umuntu nyabaki urabona afite inshuti none se umuntu utabitekereza inshuti ya hehese inshuti ni umugore we ariko hari akantu nibagiye kumubaza buriya hari umugabo agira w'inshuti ye wamugira inama akanambwira ati byibuze wararishije inama umugore wamuhaze irahagije ni kuri gahunda nica ahangaha garuka aha angara wigendera